n'ubu ngo mfite ukuntu nabigenza ariko bakajya bareka kuko nk'ubu iyo nkoze video nambaye ubusa ya Instagram, Facebook cyangwa TikTok rwose wenda nka Facebook yanjye na Instagram nkoze video nambaye ubusa ntabwo yarara itari muri miliyoni ariko ikaba iri copyright. nyine ikibazo bahita bandega, hari izo barekeraho hari n'izo bavana. Izo barekeraho nizazinda amabere. Ariko hari abantu bajya bakugira urushisho bakakwitiranya bakabona ko nyine utari umutipe tu. Baba bazi ko ndi umukobwa. Ni ukuvuga ngo mu bantu nyine hari abakecuru, hari abasaza, hari abamama cyangwa se abapapa cyangwa se abandi bantu bose, hari abantu baba bazi ko ndi umukobwa. Kubera nyine abantu bo kuri YouTube channel baba bazemera ko ndi umukobwa. Yes, ibihe byiza kuri ako subscribe kuri Java TV Rwanda. Banayikore. Java TV Rwanda. Cyane. Ntabwo beje urumva ngenda teganya ko nyine kuzaba mu gari nka televiziyo y'u Rwanda. Yego. Hanyuma nawe wakoze nawe ukore subscribe kuri Fisi ya Money TV. Ahangaha turi kumwe n'umusore w'Ibogari. Mbese bite se musaza? Shani fresh kabisa abanyamakuru ubwo ni babiri bahura jumbaza mu base. Ubwo ni channel Fisi ya Money TV na Java TV Rwanda. Hanyuma ugiye kumbaza nanjye nkubaza. Nari. Yego. Ugaragara nk'umupfubuzi umaze gupfubura abantu. Yewe cyakoze baragutera amabuye ibyo bintu sinyamijya mu ndumwana kwa pasteur ndetse. Gogaze. Gusa ngiye ikibazo nari mfite cyo kukubaza ngo nimbaza mubaze. Yego. Fisi na nyine nakuze mufana. Yanjye nkundi ibintu ukora tu. Yego. Ariko amabere ya Fi ari kuba copyright. Cyambura. Oya nubango iyo nambaye ubusa bije nyine bahita babikaza YouTube irambonirana rwose pe kandi nubwo YouTube gusa Instagram yanjye, TikTok, Facebook byose nyine barambangamira pe n'ubu ngo mfite ukuntu nabigenza ariko bakajya bareka kuko nk'ubu iyo nkoze video nambaye ubusa ya Instagram, Facebook cyangwa TikTok rwose wenda nka Facebook yanjye na Instagram nkoze video nambaye ubusa ntabwo yarara itari muri miliyoni ariko ikaba iri copyright. nyine ikibazo bahita bandega, hari izo barekeraho hari n'izo bavana. Izo barekeraho nizazinda amabere atagaragaye neza none izo bavana nizazinda amabere agaragaye neza. Ariko hari abantu bajya bakugira urushisho bakakwitiranya bakabona ko nyine utari umutipe tu. Baba bazi ko ndi umukobwa. Ni ukuvuga ngo mu bantu nyine hari abakecuru, hari abasaza, hari abamama cyangwa se abapapa cyangwa se abandi bantu bose, hari abantu baba bazi ko ndi umukobwa. Kubera nyine physically ukuntu ngaragara, nta bwanwa mfite, noneho mfite ibibere i Remera, mfite ibibuno, mfite amataye. Urumva nyine abantu n'iroborega nta nubwo warirenganya. Irobo riba ribona ko ndi umukobwa rwose wuzuye. Ariko si ndi umukobwa. Niko nabibonaga ko abantu bo kuri YouTube channel baba bazemera ko ndi umukobwa. Abantu se nako ndi umuhungu. Nose fe ko batera copyright kuko mukabereka. Batabakubita copyright cyangwa se niba nakubita copyright ariko bakaguhana nyine tu. Figo turuka cyangwa ngo wisanga muri Kigali jya muri social media umukinnyi wa filime. Ese ni gute umuntu ashoboye kuba muri social media zikaba zamutunga? Hari umuntu bawicanga ari umukene kuko hari ikiganiro nakurikiranye kuri chaîne yawe ntagati turakennye. Ariko nge ntabwo nabyumvishije uburyo cy'abantu babiri bafite amaboko bavuga ko bakennye. Ahubwo bakabavuga ati Fisi ni twe dukeneye support duhigitiyo ni piki cyangwa se dufite umunwa wo kuvuga. Bose ubundi jewe sindi munini. Wenda sibyo ko nagize amahirwe nyine nkaba umusitari, ariko se hari ikindi kintu kindi nkoresha kindi cyadanje. Ngiye nkoresha umutwe wanjye, nkakoresha n'umunwa wanjye, urumva, nkakoresha na taye yanjye kugira ngo mbone amafaranga. Shafinge ariko abantu nuko banyambura ubona akakora narateye imbere. Nose urebye imyaka duherukanira haciyemo imyaka myinshi kandi ndi cameraman ndegitinga ngira ute ndo umunyamakuru mu biki n'ibiki ariko hari n'ibyo ujya ese kuki bakwambura kuki wizera abantu. Urugero njya gushutinga nk'umugeni nkamufotora ama video muha amafoto abiri yo gupostinga ngo habibaye ukubwe yahabushoje amafoto abiri. Umuntu ariko nawe ari ikigo urumva aba ba social media uragenda ukamukorera
ukwezi reka kuzashira kadara gukwepa ngewe rero reka mubwire kubera ko ngewe navuye kure ngewe nize Icyangugu niga ni Butare nabaye Icyangugu cyane Icyangugu niho nabaye igihe kinini cyane uko nageze Icyangugu mfite imyaka 4 mpava Icyangugu mfite imyaka 7 jenoside yakorewe Abatutsi 94 iba mfite imyaka 8 bita dusubira Icyangugu duhungiyeyo twongera guhunguka ndi mu myaka 10 urumva nabwo nabaga hehe Icyangugu ngira gute noneho ngarutse Kigali mpaba igihe gitoya kubera namenyereye nyogokuru numva nishakira nyogokuru nisubirira Icyangugu ndongera ndahaba nagarutse muri Kigali mfite hafi imyaka 20 urumva ko ari none baye Icyangugu urumva nyine uri umushuzi ariko ufitemo n'akantu k'Ibutare noneho twongeraho n'umujyi Butare n'umujyi wa Kigali ariko urumva experience Icyangugu urumva navukiye i Kigali nkurira Icyangugu cyane siko nari nabisobanukiwe none se ukizemo kuri umushi nge ndi umushi papa wanjye ni umushi nanjye rero ndi umushi kandi ikindi kuba naravukiye i Kigali byonyine ariko nakuriye he Icyangugu abashi bararondana niho mvuka ariko nyine nawe narerewe i Kigali ariko abashi bazi ubwenge abashi barabuzi izina ry'Imana ariko rero Icyangugu gusa hari aho ushyika ku ishanze ngo buriya umushi ari kubaka iyo agusanze mu ishanze agoreka ikamba kubera iki enjeniyeri bamwirukana umushi agasigarana ishanze ahubwo abashi bagira ikintu bita urukundo urukundo bararugira nk'ubu ngubu umenye ko wari umunyacyangugu nanjye ndi umunyacyangugu nshobora kuguha akazi ngendeye yuko uri umunyacyangugu gusa nta kindi kintu ngendeyeho gusa icyo nzi cyo rero tuvuge ngo n'abandi bahandi b'Igitarama bahehe b'Ibutare bahehe na hehe nabo nibagira urukundo bakabaye kuba bakundana ariko nyine nibarondane wenda ngo bavuga n'umushima mwimakazi oya twese nitugira gute dukorere hamwe ariko isi imaze kukwigisha iki ko ngiye yambereye ishuri isi yanyigishije byinshi kuko mu isi ubona abantu beza ukabona n'abantu babi ukabona abikunda n'abatikunda urumva ngo ngewe ikintu isi yanyigishije nyine gusa nkaho mpindutsemo gake ubundi ngewe nageraga ubuntu ahubwo noneho nagira ubuntu nk'ubu nigeze kuzana umwana uvuye Icyangugu twahuriye ahantu bita hari ahantu basenye hitwaga Kimicanga bari abana babiri bose bavuye Icyangugu ariko umwana umwe abona umuntu umutwara nanjye uwo mwana ndamutwara mujyana iwacu ariko namujyanye kubera iki kuko numvise ko ambwiye ngo avuye Icyangugu umwana ndamuzana turamurera tumaze kumurera amaze gukura umwana se si yanyibye yaranyibye arancucura ibyo bintu bihita bigira gute bihita binyereka ko umuntu ari mugari fingere ibyo bintu umukoro nabishyiraho nabonye isi idasakaye nabonye isi ikarishye umuntu araba ari umukene ejo akaba umukire umuntu araba ari umukire ejo agakena ubu rero njye nihaye amahoro icyo mfite nazangira na mugenzi wanjye cyangwa se ariko urumva ari ukuntu buri kugenda gutya ugakubitana n'umubyeyi mu muhanda cyangwa undi muntu ese wamaye buriya kugira ngo urenze andi magambo menshi umubwira nabi ngo uriya muntu yagahinze muhe nimba ari cyo ufite cyo kumuha cyangwa se ubundi umuntu wese wagusabye kirazira ntuzamwime nimba ufite aho kugira ngo umwime muhe n'icyo giceri cy'ijana Imana irakikwandikira ahantu urukumva igihe ejo usanga uwo muntu ari wowe ariko n'umwima ubwo nyine nawe urabyumva nawe nta kintu wabona niyo mpamvu bajya bavuga ngo umuceri umuntu ugura umufuka w'umuceri akawurya ukajya gushira wenda atanzemo ibikombe 2 abiha abakene ntabwo yakongera ntabwo ashobora ntabwo wa mufuka washira ngo buri undi mufuka ntabwo bishoboka ariko nuwushyira mu nzu ukawihugiraho ukarya gusa hari n'abajya kubimena ahubwo ukanga gufasha umuntu ahubwo ukabimena urumva
fi rero twigendera ku munsi wa mbere ugishyika nyine duha urugendo rwawe uri kuza muri sinema cyangwa kuri iyi mihanda ni ibiki bigoranyemo nkatwe natwe turi kubizamo twumve ikintu twahindura cyangwa inzira byacamo hari umuntu wicaye hanze avuga ati njye ndifuza kuba nakwinjira muri sinema cyangwa se nawe mu YouTube akabona nyine kuba nawe yaza akicara ariko atazi ngo bigenda bite urumva waduha uwuhe murongo nko ku bantu turi kubyinjiramo kugira ngo natwe turumva ngo YouTube irakiza Nyamubondo aravuga ati njye niguriye igipangu murajya natwe rero ubango rero urumva jewe bwa mbere njya kwinjira mu bintu bya sinema nari nigiriye gusenga nari maze igihe kinini mvuye icyangugu ndaza ngeze i Kigali nyine najyaga njya gushimisha abapadiri basetsa nyine dukora ibintu by'ubutiyateri ariko batabifata ari ibintu dukora abapadiri nyine abantu nyine bari VIP noneho njya kwa padiri ngiye gusenga igihe kimwe ari ku cyumweru mbamuye nande mbona abantu nyine bashungereye hano nyiramatsiko nabatireka njye kureba ngiye kuransanga ni Kanyombya uri muri taxi bayuzuye abantu bayishagaye bayizengurutse noneho ngewe nese kubera nyine nari sharp mitafungura urugi ngenda Kanyombya ndamusuhuza ndamwibwira nitwa Fisi ariko ndifuza kuzakina filimi kandi mpora nkubona urumva ko najyaga mubona bari batarakina ya filimi yitwa ngo Zirarazishya oya haranira kubaho bakinaga filimi yitwa ngo Amasogisi yitwa Sandari icyo gihe naranigaga mani urumva noneho ndambwira ati Kanyombya mpa nimero yawe abarayimpaye nanjye muhe yanjye ntabwo nigeze ngenda ngo nicare ngo Kanyombya azampamagara ari ryo kosa abantu bagira gute bakora Fisi agwaye nimero utategereza ko Fisi azaguhamagara mamagara nutamamagara uzabyora ko njye sinzaguhamagara ntabwo wo mushaka waragushaka wowe uranshaka njye singushaka rero niba unshaka icyo kintu giharanire bikore urumva nahamagaraga Kanyombya mu gitondo waramutse Kanyo wiriwe Kanyo ijoro ryiza Kanyo nkamuhamaganye nkamutesha umutwe urumva sorry kugeza aho Kanyombya yagiye gukora filimi arambwira ati fata moto unsange icyo gihe hamwe ngo nifate moto ngo musange inuza Igikondo Sejemu niho bakoreraga ni naho Kanyombya yabaga ariko icyo gihe nari umukene bro urumva nta n'inote y'ijana mfite uzi ikintu nakoze narise n'amaguru igitsi ndibuka nirumva Igikondo Kacyiru n'Igikondo biregeranye mitangera Sejemu ngeze Sejemu nari mfite telefone ya karasharane mitamamagara Kanyombya tuba turabonanye oya naba mfite telefone ya karasharane ariko nari mfite nuza ya telefone yitwaga niba ari bagore beza yego banamamagaye Kanyombya abarambwiye ati ndahanaha ndagenda ndangisha ko nibo bwa mbere nigeze Igikondo abantu abarahanyeretse mbadagiye masanga Kanyombya na Nyagahene bari 10 baragendanaga ubwo banyicaza mu kabari bose ko mwambwe ngo nze muri ntuza nyine twari tugiye gusubiramo bya biboro bya casting na repetition ntambona twicaye mu kabari ese agakaba ntihagiye kubera repetition na casting atuwe tuza ubwo simbiri uruhande nta n'ikintu bigeze bakora biriwe banywa njye banywa inzoga njye nta kintu ndi kunywa cyakoze Kanyombya kubera nyenye nari umusirimu nyine naramubwiraga ati ngurira fanta nanjye ntabwo mbiri Rwanda nta kintu ndi kunywa noneho nkanagira n'ubwenge bwo kubwira Kanyombya muhatiriza ati ngurira n'amandazi ubwo nkifatira nk'amandazi nk'abiri cyangwa 3 ya Denjika nkafata n'igifanta kagafanta gato kuko kinini cyari kitaraza ubundi nkagenda nkirira nkananywa ubundi nkavuga ati sha ndabirirwa imiruhande tu aho bati tujyana mu tubari barabagabo baranywaga
ubwo munsi wa mbere wa kabiri wa gatatu bigenda gutyo ngenda igikondo wa kane mbona repetition irabaye tujya ahantu bakoresha abantu repetition na nuza bajunjuramo n'abakinnyi barambwira ati fisi ati wowe watsinze atora nabishoboye kuko nari shapu nyine mfitemo ikinyacyangugu mfitemo ikinyabutare mfitemo n'ikinyakigali n'umuhati nari mfite amaraso y'abanyacyangugu ay'abanyabutare mfite n'umujyi nyine undimo wa kigali navuga ati shangiye ntabwo natsinda urumva ndatsinda ariko nabanje gutitira ntabwo gushyika imbere ya kamera ngenda gake noneho twakoraga repetition twe hari na kamera urumva nani nabo bwa mbere nari mbonye kamera urumva nabikoraga nyine nkashyiramo nyine bya bindi byanjye ariko nanatitiramo muri ngewe ubwo ngubwo baraduhamagaye tugiye gukina filime yitwa nta munoza filime yitwa nta munoza ariyo nakinnye njye kwiba amandazi ndi kumwe na Kanyombya turakinnye neza njye na Kanyombya ni natwe acteur principal bari barimo turayikina njye na Kanyombya filime irasohoka filime irakundwa bimwe byo ku rwego rwo hejuru i Burundi tuba abasitari nagiye i Burundi muri 2008 ngo muba musitari cyane dusanga batumanitse ku byapa urumva perezida w'i Burundi aradutumira witwa Nkurunziza urumva turya ku ikofi y'u Burundi urukumva umva numva ndishimye nyine mba umusitari mpita nkina n'indi filime hari ni filime telefone yawe yazi yewe urumva urakumva mpita nkina n'indi filime yuzuye nta kibazo urukumva ndaguha kopi oya nta kibazo urukumva mwana mpita nkina n'indi filime n'indi filime filime nandi gukina Kanyombya afite abana benshi urukumva ubwo iyo ngiyo birarangiye nkina filime yitwa twese turi bene Kanyarwanda tujya guhiga urukwavu njye na nzovu nkina indi filime yitwaga Kigali si Kigoma filime yitwa Inzira Ndende ikize nyine filime nyinshi urumva ko rero nagize gute nabonye byinshi muri ibyo bintu none na experience rero ikintu nge nashishikarizaho abana cyangwa se n'abandi bantu bose bifuza gutera imbere ntabwo ari ukwicara mu rugo ngo wirirwe uvuga ngo ngiye nabuze akazi ariko wabuze akazi gute fata telefone yawe nishaka wenda aba ari tekino wenda isa neza ujye ufata utuvidewo utweditinge wishyiramo nuza video nimba ari video edit ushobora no gushyiramo inshuti cyangwa CapCut urumva ufata twa tuvidewo utweditinge nimba ari impano kuri TikTok yego ushobora no kwivumbura ibyo uzajya uvuga cyangwa se ibyo uzajya ukina nurangiza urebe kubura abanyamabondo yicaye nawe mbe nyamabondo bawowe gusa numvisha ufite urugendo rurerure muri sinema cyangwa se no kuri iyi mihanda uzagenda uturamburiraho nuhe muntu wakubabaje muri industry ku buryo wumva uwo muntu nyine uru rugendo nta muntu ubura umuntu umubabaza ujye uvuga ati usibye ko nyine na wa muntu mukuru nakwicara kuri kamera nkamuvuga ko n'ibibazo bibiri bikurikiranye unadushimira umuntu waba waragusapotinze uvuga ati uyu nguyu kabisa yaramfashije nk'uko nicaye aha ngaha ndi fisi umuntu wambabaje mu buzima bwanjye ntazigera nibagirwa ni umuntu witwa Fata ku Mwako fata ku mavuta cyane nyine ngo nifata ku mavuta ariko mwise Fata ku Mwako kuko ari imbwa nakare yarampimukiye byaciye mu zihe nzira kuri twe yarampamagaye arambwira ngo ninze ngo mukorere ikiganiro nanjye arampa ikiganiro kuko urumva Fata ku mavuta yaramaze kuba umusitari nanjye ndi umusitari tugomba kujya gute guhana ibiganiro arangije arambwira ati ngenda guha ikiganiro nawe umpa ikiganiro cyangwa se wowe umpa ikiganiro njye guha 80,000 ari amafaranga yanyuma ari n'ikiganiro arakinyuma urukumva rero yambere iki fake
ubwo rero uwo niwe muntu wagize gute wampemukiye mu buzima. Noneho umuntu wamfashije rero byimbitse kurusha abandi bantu bose ni Kanyombya, kuko Kanyombya niyo watumye menyekana, niyo wanzanye mu mihanda, ntitaye ku kiniki. Urumva buriya mu buzima umuntu nubwo yakuzamura ntabwo yabura akadefa gukora cyangwa agakosa gukorera, ariko wirinda rya kosa uraryihorera ugakora iki, ugakora cya kintu ugafata cya kintu yagufashije. Yaramfashije rero Kanyombya ni umuntu w'umugabo kandi Imana ijya imuha umugisha nkuko nanjye nifuza kuba nafasha abandi. Ni muri uwo rwego. Ariko fi wabyakira ute Papa Sava ari kubwira Papa Sava ari kubwira nyine, urabona ko ba Nyagahene na ba Nyina wa Mbogo n'abandi ni mu bantu baje nyine bakinye muri filime kera turabamenye, mwebwe muza mukurikiraho. Papa Sava yigeze kubwira Nyagahene ati nta kintu nagufasha, kandi nyine afite social media ngarati casting yanjye yagutsinze, ibindi nagufasha nyine mu bundi bushobozi ariko ntabwo nagukinisha muri filime. Ese ntabwo yarigeze mukoresha casting? Ariko nyine niyo interview yavuze aba bantu badasupporting abandi kandi bafite uburyo ki babafashamo, nkuko wicaje ziramanga cyangwa nabandi wicaza ukavuga ati nimba nge ntacyo kugwa mfite ariko nagushyira hano, wakuremera cyangwa se ngwino dukorane, amafaranga azajya avamo ndajya nguha, kuko nubundi nyine dusupporting nkuko abaje kugana. Ni iye nama wabwira abantu bameze nka Papa Sava bari reka mubwize ukuri, biriya bintu byarambabaje Papa Sava yavuze, byarambabaje cyane nyine, ariko mbura ikintu nabikoraho. Gusa ndavuga nti abaguhirwa Papa Sava yagize amahirwe arahirwa, sibyo akora amasosho media yiwe nyine birazamuka. Rero yishaka gufatirana n'abandi bana batagize uko bagira gute bazamuka abarindagiye, sibyo. Wenda tuvuge Nyagahene, ngewe mu bantu nzi muri uru Rwanda bafite ubwenge, Nyagahene nawe arimo. Nyagahene urumva ni umudirect, yavamo umudirect. Nyagahene nyine niwe ndabizi kuko filimi zose twagiye dukora niwe waziyoboye. Nyagahene niwe wanditse filimi zose twakoze zamamamaye, sibyo. Nyagahene azi ibintu byinshi, ahubwo ikibazo cya Nyagahene nanone nicyo mbwira n'aba basitari b'iki gihe, menya yuko nta muntu ugomba kugira kugutunga cyangwa kukumenyera ibyawe. Wowe haguruka wirwanirire, niwirwanirira Imana nayo izagira gute, izabishyiramo umugisha, urukumva. Ariko Nyagahene yakoze ubugoryi bwo kujya mu nzoga, ntiyagira gute, nawe ntiyapudetinga ngo agendere kimwe natwe, urukumva. Gusa nyine uriya mugabo nawe se buri koko yavuze nabi, urumva ba mustari wahuye na benshi kandi mu buryo utari unazi. Ninde muntu aka kanya wifuza guhura nawe urahita ubyongeramo unatubwira umuhanzi ufana? Ubwo uratubwira umuntu wifuza guhura nawe aka kanya, we nka Fisi wahuye na benshi ariko tubwira ati uyu muntu nge ndifuza guhura nawe, unatubwira umuhanzi ufana nyine uvuga ati wowe ubinkorera. Nge nta muhanzi n'umwe tutarahura, nta n'umuhanzi nifuza guhura nawe, ahubwo navuze nge umuntu wifuza guhura